operasiyo cyerekera akazi acenga abantu pase ndende abura uwayiha irarekiperwa rwose reka turebe rekiperasiyo tanga pase ndende pase kwa nomero 19 arimanukira rwose n'umukaseri rwose mwiza cyane reka turebe arimanukira rwose tanga pase rwose reka turebe barayimwambura pase kwa Hayman atasiyo reka turebe Hayman tanga pase ariko umushimita w'abaje barakipera nari manukira araukoze rwose iyo korera Rwanda igihugu cyacu amaboko yacu azadukorera Rwanda amaboko yacu azadukorera Rwanda igihugu cyacu Kocha rwose ndabona abakinnyi agiye kubamaramo rwose arejera amashimashi rwose kuri Pahio Internationale reka turebe ihangane mfate ino penaliti neza kirimo nabonye ngira ngo YouTube channel bavuze bavuga nkagira ngo ni inkuru ariko nabona banyandikiye agapapuro kuri YouTube channel inyuguti ya
J cyangwa se J na T na N TV. Ubwo rero abajya bagira YouTube muzakire ndumva ari agashya, niyo mpamvu nababwiraga bakora ibintu by'icyaro. Ni GSM TV. GSM TV. Urumva rero yiga umudugudu ahubwo ni imidugudu yo mu mujyi. GSM TV. GSM ubwo ni J T M TV. Ubwo mwizakinge bo muzayibona. Nari nzi ko byoroshye ariko ndabona idefense yacu rero tujya mu cyaro bamwita Simon rwose kandi bigeze Dushi Macho tuba twakurikiranye neza cyane. Simon rwose yigeze kubona ari gukora imyitozo zose mushakire namushyamo akatwereka uburyo abantu Dushi ikora Yanjira Kajos Basta
umusesenguzi bamwita Mugisha nawe bacanze kurikirana hafi umusesenguzi twemera cyane hano ku kibuga reka tubakire tumubaze Mugisha iwe make kwihero cyo Mugisha nyuma tukaze cyane ikipe akantu kaba kukuntu abo banyamugi hari ukuntu bari guhita bari kipe ya baro vuba bumva ariko hano abayobozi b'umudugudu y'Umutwaro hari ukuntu bari gukora pressing ariko niba y'igitego wowe uri kuri rute akagara ko pressing ariko wowe y'igitego wowe ukavuga y'iki Katurebe kumera zirindwa araceka Kasama nasema kile tunashaka barariko irareba ana bosa utima utugezo akakanya utumenyesha ko yango wemerwe tukapilisa itora tukako kuchuka tukaturebe macha kana nagare gurba Okay. Kuchibuka reka turebe shashavuye mu nimba rishaka nimba rishaka ni shasharika ikashi ubwo ni shashi okay reka turebe ko hajya ntacyo dukora yewe mwana wadanye ari umupira bamwita murenzi tuganisho nyinshi mu buryo butandukanye biboneye amase kugira ngo dutangira kwishyura mituweli tuzashyira twese kuwa gatanu buri rugo rwose rwakira mituweli ntabwo mituweli tuzatangira kugira ngo kuwa gatandatu turi ku musozo ntabwo ari byo kuba bitari mu bikorwa tuzatangira kuwa gatandatu tugatera n'izindi gahunda nyinshi zitandukanye z'abayobozi n'abaturage kugira ngo mituweli byarangiye turasaba kugira ngo tuyafatanye kugira ngo tubashe kwishyura mituweli ku gihe kandi mituweli ubuzima bwo tuba tubiganira icyo soza aho ni match turimo dukina
Ubuyobozi bw'umudugudu wa Kivu mukandida w'umukuru w'imidugudu Besaye ushaka kwiyumvikanye nabi. Ndasaba abayobozi b'imidugudu nase tumanuka tujya yuko hari abandi muguma ahangaha. Mwemuganiza bati umukuru w'umudugudu wese uri hano nase Donald tumanuka tujya yuko hari abandi pasiteri cyangwa shehe cyangwa undi abaganiriza icyo mushaka kuganira. Nasanya abayobozi b'imidugudu mwese tujya yuko hari. Murakoze ngaho uri kuhanga bw'inyuma nashyizeho umuziki. Fasha abantu. Umupira se. District MTG
mango chamu kwa shop ngo chakwirambura haya reka turebe oya wa kurata ukagatika kakinaga barabari bagufite gusa cyama Ajya ndashaka gusimbura nka kintu oya hajya gusimbura ubasha babatsinze twala Katurebe abimana teka kugatuza teka kutuza katurebe tenasana ekipera neza cyane Olivier ekipera neza cyane abanyamugi katurebe abanyamugi pase extravaganza katurebe pase Seka mwihorera katurebe arazamuka barumva cyane Dores pase gitifu yaparenze mwa Olivier zamuka neza cyane Olivier pase kwa Poro yari yasize agaruka ku Tumira muchenga katura terekamo katura harwana pase akaburya zamarazo jama ari mu bwenge we ntabwo umunsi mu kibuga gati barasana bana urabari minota Inshuti wacu umusatira wamubonye umusaza izamuki umusange oruje passa kwa Tirijiro passa kwa Olivier bakina rumwe barabambura neza cyane reka turebe ninde arizamushya reka turebe numero 5 kipira neza cyane ishot pass reka turebe pass reka turebe Yes.
Chonga mumuchuye. Umusaza w'imyaka 70 kuyigabanya warambyaye. 75 ate. tubibutsa ko ejo rwose kuri GSM muzakomeza gukurikira uyu mukino rwose ko batabashije kuwukurikira iyo TV iba kuri YouTube bamwita GSM muzakomeza kuwukurikira rwose kureba nawe yakoze bo mu cyaro rwose basigaho mu gitego bitatu kuri bibiri rero urubyiruko tubashishikariza kwirinda ibiyobyabwenge mwirinda ubusambanyi mwirinda gukorera amashyira bye bye. Abayobozi ubundi bari bakinnye mace bari abayobozi bo mu kagari ka Nyanza, hakaba hari abayobozi begereye imidugudu iri mu mujyi, hakaba hari n'imidugudu iri ahasa nk'icyaro, si icyaro ariko nyine kubwo imidugudu ari myinshi baravuze bati reka dufate ino midugudu duse n'abayita ko ari icyaro kugira ngo bibashe kumvikana, kugira ngo match ibashe kugira ireme. Ariko iki kibuga bakiniragaho cyitwa ngo iki? Iki kibuga rero cyitwa ngo ikofi. Ikibuga rwose hoya, iki kibuga cyakinweho n'abasogokuruza bacu rwose ni cyiza cyane, bakita Busasamana Stadium. Ubundi twe dukunda kwitazira Busasamana Stadium, ubundi bayita Brazil. Aratangira yivuga je barasanzwe banze kwigisema tikineke Neymar. Umukino rero ni uw'abayobozi bo mu mujyi bafatanyije n'umutekano mudugudu rwose, hari hano abadushikariza umutekano, kandi kuri GSM TV twe twamenyeje ko tuzabagezaho match z'abayobozi. GSM TV babyandika gute? Nija abatebi wenda ushobora kubivuga ntibabyumve neza, nija cha na M na ta na va GSM TV mu magambo arambuye. Mu magambo arambuye ni cuma guca musmasho. Ushaka iki kiganiro y'interview, ushaka wakora subscribe, ugasharinga, ugakora na like, ugakurikirana ibiganiro rwose na match z'abayobozi twayebagejejeho. Hari faza na retour rero tugomba kubibagezaho neza cyane kuri Saint Esprit, hari Nyanza kureni. Twebwe tujyana uburinganire hano ngaho rwose mu cyaro. Abayobozi bacu umudugudu wacu Charlotte akaba yagiye mu kibuga rwose, nguriya mwamubona namwe irengura rwose, agenda aseka yishimye neza cyane rwose, afite umupira ushimishije. Bakunze rero ba GSM TV turabasukaje rwose, turi kumwe n'umwari murabibona, bamwita MC Brigitte. Nawe yatwibwira nuko umupira yawubonye. yari MC Bijo. Ongerejwe. Yari MC Bijo. Umupira wabaye mwiza. MC nde? Bijo. Bijo bivuga cyane ko komeza. Amagambo arambuye ni Brigitte. Brigitte. Umupira ushimishije arahuje
abayobozi abo mu mujyi cyangwa mu cyaro. Abantu batabonye turabashishikariza ko bizaba bishimishije umunsi kwa kane bazaza kureba kuri NP. GCM izakomeza ubagezeho. Yego. Turabashishikariza kuza kureba kandi mubyitabire mubikunze. Rwose ariko iyi match yabera no rwose bikaye byarangiye ari ibitego 3-2 iyi match ari umuriro rwose. 3 byiyehe? 3 by'umwe rwose byabayezo mu cyaro rwose babaza mu kurutego. Abayobozi mu cyaro ubwo ni icyaro cyahehe cyahagana he? Rwose ushaka wavuga imidugudu itatijishike yarunyenya ni imidugudu 7 rwose singomba ngo kwirondagura ariko rwose iyi match yari umuriro cyane rwose umuyobozi rwose mu cyaro. Ubundi se iyi match yari igamije iki? Arigameze rwose gushishikariza abantu ubukangurambaga rwose bwo kugura mituweli ya 2024 rwose. Kandi kongeraho kuri mugenzi wanjye MC hari n'akandi twashakaga kongeraho nunganiye mugenzi wanjye. Iyi match yari ubukangurambaga bwo kugira ngo abaturage nk'ubu twageze muri sezo yo gutangira gukusanya umusanzu wa mituweli bashishikarizaga kugira ngo bishyure mituweli ya 2024-2025 kandi n'abana bafite imyaka 15 kuzamura batari 16 kuzamura batari bifotoza bashishikarizwaga kwifotoza bakajya gufata irangamuntu ndetse n'abifotoje bakaba bataragiye kuzifata babashishikarizaga kujya ku kagari rwose zirahari zimeze neza ndetse tubamenyesha ko iyo rangamuntu ikintu izadufasha muri iyi sezo rwose mu kwezi kwa 7 ku itariki 15 hazaba hari amatora y'umukuru w'igihugu. Tubamenyesha ko ubu byavuguruwe amatora y'umukuru w'igihugu azafatanya n'amatora y'abadepite. Tubashishikariza gufata izo rangamuntu kugira ngo muzazibone kuri state kandi muzatore neza. Turabashimira. Ndashobora ari nawe ushinzwe by'umwihariko iyi mikino aka gace mu kagari ka Nyanza uhagarariye urwego rwa daso mu murenge turi kumwe. Hanyuma Sedo umuyobozi w'akagari kacu turi kumwe. Ariko hagati aho ngaho impamvu urimo kubivuga nagira ngo bagezeho ubutumwa wari umunyamabanga nshingwabikorwa wacu w'akagari ka Nyanza Gitifu Besima yakagombye kuba yageze hano. Ndamuhamagaye kugira ngo aze hari ubutumwa wagezeho arambwira ngo ubutumwa bw'utangire. Ndagira ngo bamenyeshe ko Besima atakiri umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyanza. Yahinduye imirimo yahawe izindi nshingano. Akagari ka Nyanza Sedo mwamubonye gutangira ubu kugeza ubu niwe ukayoboye afatanije n'abayobozi abakuru b'imidugudu twese uko turi 14 n'abandi bayobozi turimo turafatanya nawe. Niyo mpamvu mwabonye urwego rw'umutekano dasari hano sinawe wenyine hari abandi bafatanyije. Hakaba kandi nanone hano hari urwego rundi nagira ngo mbabwire turi hano ubuyobozi bw'akagari ariko hakaba n'ubuyobozi bw'umuryango FPR Inkotanyi. Icyo nacyo nagira ngo ubwo butumwa tubagezeho. Hari chairperson cyangwa se umuyobozi w'umuryango FPR Inkotanyi mu kagari ka Nyanza niwe muri mu kuvugana. Hakaba ushinzwe imyitwarire mu rwego rw'umuryango mu kagari Kayitare nguye hariya. Hakaba hari n'abayobozi b'umuryango FPR Inkotanyi mu midugudu itandukanye. Ni nayo mpamvu mwabonye tujya mu kibuga tugakina. Mwabonye Vise yagiye mu kibuga arakina. Hari abandi bari mu mudugudu ariko bakaba bahagarariye n'umuryango. Ubwo butumwa rero nabwo munyemerere kugira ngo tubagezeho. Sibyo? Mu ndamukanyo rero umuryango FPR Inkotanyi iyo tuvuze FPR woye ijambo tuvuga amagambo 3. Turavuga ngo ubumwe, demokarasi, amajyambere, tukavuga oye oye oye. Sibyo? Reka rero turamukanye FPR woye. Ubumwe, demokarasi, amajyambere, oye oye oye. Murakoze cyane. Banyamuryango rero mwaha numvise ko umuyobozi w'akagari kacu yatanze ubutumwa bubiri. Ubutumwa bwa mbere ni ubutumwa bw'uko
irangamuntu umuntu wese uzi ko atarayifata yarifotoje yarujuje ibisabwa ngo abone irangamuntu bababwiye ko hari indangamuntu nyinshi ku kagari. Nk'umuryango FPR Inkotanyi twongeye kubisubiramo kuko dufatanije n'akagari dukangurira abanyamuryango n'abanyarwanda muri rusange kujya gufata irangamuntu zabo. Mwese hano vuba ngaha mu kwezi kwa karindwi mufite amatsiko gutora umukuru w'igihugu, buri wese afite uwo azatora, ariko ntabwo watora udafite irangamuntu, ntabwo byakunda. Niba hari umuntu kandi ugejeje imyaka yo gufata irangamuntu yegera ubuyobozi bw'umudugudu umuyobora inzira ajye ku murenge irangamuntu ayifate. Wayandikishije iri ku kagari wereje mugende mubaze amarangamuntu yanyu, ufite ikibazo ubuyobozi buzagikemura. Natwe nk'umuryango FPR Inkotanyi twongeye gushimangira twifatanije n'ubuyobozi bw'akagari twasaba gukora icyo kintu. Icya kabiri nk'uko babibabwiye mituweli n'ubuzima, umuyobozi w'umurenge arabajije ati mbese ntawavunitse? Dushimira Imana ko ntawavunitse, ariko nk'uko mubizi mituweli hari abantu bazi ko ngo bayiguze barategereza ngo nta kibazo. Mituweli ziri mu kugurwa ni mituweli ya 2024 urumva ubundi turi mu 2024 2025 niho turi mu kugenda tugana. Izi rero dufite mu kwezi kwa gatandatu uzaba utakivuza, birasaba kandi ko ugomba gutangira hakiri kare. Ndagira ngo rero tubasabe icyo kintu, ugende abana bato muri hano ubazi wanyu papa wa cyangwa mama wa tubishyura mituweli, sibyo? Ababyeyi nawe ugende kubikora gutyo kugira ngo twese imihigo mu kagari kacu ka Nyanza ntabwo dushaka kubamenya, sibyo? Kugira ngo sendo arari mu kagari kacu ari hano hafi, n'impamvu ataje hano arimo arakira amafaranga. Abafite amafaranga yaba 1000 yaba 5 uko ngana kose ntabwo make, ugende uyamushyikirize utange nimero y'umukuru w'umuryango, ejo aratanga borudoro y'umudugudu wawe ayikuzanira iwanyu mu rugo, umudugudu ayikuzanira borudoro ubu ugabanije kugira ngo byibuze hajye make agenda atanga. Ubwo butumwa rero twagira ngo tubageze tubishima. Nabonye ngira ngo YouTube channel bavuze bavuga nkagira ngo ni inkuru, ariko nabona banyandikiye agapapuro k'iyo YouTube channel inyuguti ya J cyangwa se J na T na N TV. Ubwo rero abajya bagira YouTube muzake ndumva ari agashya, niyo mpamvu nababwiraga bakora ibintu by'icyaro ni GSM TV. GSM TV urumva rero y'uyu mudugudu ahubwo ni imidugudu yo mu mujyi. GSM TV, GSM ubwo ni J T M TV. Ubwo mwizakinge bo muzayibona, nari nzi ko byoroshye ariko ndabona bagifata amashusho. Murakoze rero, mugire umunsi mwiza kandi mituweli n'ubuzima guherezo mu gitondo n'uyu munsi dukomeze twishyure mituweli utarazanye yashyire gutwara. Murakoze cyane. Muhe mikoro. Uretse gato ku buhanga bw'ibyuma twumva ibibazo umuyobozi w'akagari aramusubiza. Ikibazo cy'umwana ufite imyaka 10 yagiye kwireba mu iranga, Vugira kuri mikoro neza. yagiye kwireba mu irangamimerere arimo, ngeze ku irangamimerere barambwira ngo ninjye kwa muganga ngo uzane igipande. Ngiye kwa muganga Shyira ku munwa neza. ngeze kwa muganga igipande ndakibona, nibuze mbura uko nabigenda, nasubira nanone ku irangamimerere. Urabaza uko byagenda. Okay. None nabigenza gute? Ngira ngo umuyobozi w'akagari nawe hafi asubize ikibazo, kuko we yaravuga ko umwana afite imyaka 16 yagiye kwireba, baramubwira ngo najye gushaka igipande cyo kwa muganga, nawe yarakibuze ngo byagenda gute. Ngira ngo biroroshye uyu muntu turamusubiza mu gitondo uze ku kagari, uze ku kagari, umuyobozi w'akagari arahari n'uwo mwana muzanye, sibyo? Ikindi cya kabiri uko mbyumva amakuru atangwa mu mudugudu, umwana arahari ariko n'abafatiraga muntu afite imyaka 16 kubera icyo myaka yageze atarayibona. Nicyo gihe
hanyuma usigiye ku kagari niba bakubwiye ngo bikunde genda ku kagari mu gitondo baragufasha icyo gisubizo umuyobozi w'akagari arahari kandi bizakura sibyo niba rero dusoje uboneka tubareke mugire umunsi mwiza ijoro ryiza